Emi ibyo bintu bigize ni ibiki sha waranze ugaruka mu itangazamakuru narigarutsemo ntubizi se ko ari passion yanjye muruzi urumva nkajya njya mu isoko ry'ikiramuruzi ry'ikaramba ryaritaremye nkacuruza mu isoko ry'ikayonza sha ndagakora pe nitwa Emile oui muhungu wawe akebere wamuginga ujya kubona muri filime muri Kenya nkayagara mu rugo nkamubereza ndabikora ukwezi kwa mbere curuza muri Karubamba nkajya nshyikira. Hey guys, welcome to my YouTube channel 5 Star TV Show. Rero nkuko umaze iminsi mubibona kuri channel yanjye, uyu ni Scott Emile, umuhungu wanyu akaba yongeye kugaruka sasa abazaniye indi nkuru nshyashya. Mumeze mute rero bakunzi banjye, ariko nta kindi usabwa, kora subscribe kuri YouTube channel yanjye 5 Star TV Show kugira ngo ujye ubona amakuru meza kandi acukumbuye, amakuru y'abastari bagiye batandukanye. Ese abastari mu Rwanda babayeho bate? Umusitari dukunda ubuzima bwe nubuhe? Yabayeho gute? Yakuze ate? Akunda iki? Se nyuma yo kuva mu kazi kamugize umusitari abayeho ate? Ibyo rero byose nibyo muzajya mubona hano kuri ino YouTube channel ya 5 Star TV Show. Icyo usabwa nta kindi, nimba ukunda ibikorwa byanjye, nimba ukunda akazi kanjye, nimba uri umufana wa Scott muri filime zigiye zitandukanye, kora subscribe kuri my YouTube channel 5 Star TV Show kugira ngo ujye ubona amakuru meza y'abastari agezweho. Rero nkuko nabibabwiye mu kiganiro cya mbere, gahunda ni gahunda. Rero nkaba nongeye kugaruka sasa mbaha part 2. Mwagiye mwisaba muri benshi, nabonye ama-comment yanyu nanabashimira cyane, mwamaye ama-comment agiye atandukanye mutubwira ati Scott tubabarire uzaduhe part 2 y'ubuzima bwawe, tubabarire uzaduhe part 2 yuko byakugendekeye, yuko wabayeho umukozi wo mu rugo. Rero mwagiye munyereka ama-comment menshi agiye atandukanye kandi nanabashimira. By the way, ndabashimira mwege mukomeze kuma support, ndabashimira mwege mukomeze kunyereka urukundo, ndabashimira mwege bafana banjye mukomeze kungaragariza ko mukomeje kunkunda, mukunda ibikorwa byanjye. Mwarabingaragaje muri comment kabisa, ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Rero nawe nimba ari ubwa mbere mbonye, jya nyarukira kuri YouTube channel yanjye 5 Star TV Show, ukore subscribe, ukore share and comment, none kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku munsi. Rero gahunda nayindi rero ubu noneho nagarutse muri part 2, noneho ngiye kubaganiriza kimwe mu bice by'ubuzima bwanjye. Se nakuze gute, nize gute, nabayeho gute. Ibyo ni ubuzima ngomba kubaheraho urugero kugira ngo n'undi umucelebrity mukunda umunsi namutumiye hano tuzabase kumwegera agenda tubwira bimwe mu buzima bwiwe yabayeho. Rero nta kindi, nimba utonye bwa mbere kora subscribe kuri YouTube channel yanjye 5 Star TV Show kugira ngo njye nkugezaho amakuru meza y'abastari kandi agiye atandukanye. Rero muri iki kiganiro tugiye kubana, turaza kwinjira muri ka gace nababwiye ka surprise call ndi buhamagare bamwe mu bantu bamfashije. Wari uzi ko guhera primaire nize njyewe ubwanjye nigishwa n'abantu just bankunze bakavuga uti uyu mwana reka tumwigishe. Abo bantu rero uraza kubamenya hano muri iki kiganiro. Ndaza kubahamagara twumve live, mbahamagare live, noneho mbatungure icyo bita surprise call, nze kubatungura mbahamagare mbashimire igikorwa bakoze. Ariko noneho by'umwihariko ari gutanga nk'urugero kugira ngo umunsi nahamagaye umustar, noneho nawe tuzamukora icyo bita surprise call, abe yahamagara umuntu kuri live twumve byifashe butese arajya ihe reaction. Uyu munsi rero tuze kubana ndabasangiza bimwe mu buzima bwanjye. Ari comment nigeze kubona bavuga ati oya twese ko turatubeshya, ntabwo bayeho umukozi wo mu rugo. Bro, je nabayeho umukozi wo mu rugo, ariko byose uyu munsi muraza kumenya. Rero uti byatangiye gute? Nta kundi byatangiye. Urumva ubuhamya buragoye, gusa abakunzi banjye nimuze kuba hafi abantu bagira emotion muraza kurira cyane. Ariko rero igitangaje buri ushobora no gusanga ubuhamya bwanjye hari uwundi ufite ubundi buhamya burenze ku byo butanga hano, kumva ko ubwanjye ntacyo bumaze. Ariko nyine nuko nyine biba byarabyenze kugira ngo umuntu yisange muri situation. Rero ndibuka bitangira, byatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ubundi mu mwaka w'ibihumbi 2000 gihe hari ahantu nakuriye muri kwa nyogokuru wanjye ubyara papa, ariko nyine atari muri situation nziza. Nyine numva nahishimiye kuko ngiye barambye bita kwa nyogokuru mbariho njya gukurira. Mama wanjye sinabasha gukurana nawe, ariko nyine kwa kundi umwana yavukaga akaba yajya kuba kwa nyirakuru.
so nkura muri ubwo buzima ariko biza kuba ngombwa ko nishimiye bitewe na condition nagendaga mpabona. So nza gufata umwanzuro rero wo kuva aho kwa nyagokuru nza gusanga mama wanjye. Ndabyibuka hari muri 99 nigaga mu mwaka wa gatatu primaire, kuko njye natangiye ishuri 96 nibwo natangiye mu mwaka wa mbere. So noneho mu 99 nigaga mu wa kabiri, nigaga mu wa kabiri primaire. So nigaga mu wa gatatu ariko nizemo igihembwe kimwe. So rero kubera izo conditions zitari nziza, nza gutoroka nsa nk'uturotse mva kwa nyagukuru nyine ahantu bari batuye, nza gusanga umubyeyi wanjye ari we mama umbyara ahantu yari atuye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Rukara. Nza kumusangayo, bagiye kubona abona umuhungu araje, nza nta ishuri nigaga mu wa gatatu ariko mu gihembwe cya mbere. Kandi abantu bize muri iyo myaka ari kimwe ni systeme y'ungu iriho. Urabizi ko mu kwezi kwa 9 umuntu atangira igihembwe cya mbere, none tukaza gufunga igihembwe cya mbere mu kwezi kwa 12. So rero naje mu mpera z'umwaka 99 mu mpera z'umwaka zishyira 2 ku buryo umwaka wa 2000 wansanze kwa mama. Ngira ngo murabyibuka icyo gihe muri iyo myaka bavuga ngo 2000 ni umunsi w'imperuka izabaye, isi zarimbuka, irerere tuzi ngo isi zarimbuka, abantu barya n'ibyabo, haza no gutera ibintu by'inzara. So rero icyo gihe naze ncitse nyine nsa nk'uturotse kubera condition zitari nziza, ntari nishimiye. Nza kujya kwa mama, nza nta ishuri, ariko nabwira ko ariho natangiye kubona ubuzima bukakaye. So urumva mpagera mu mpera z'ukwezi kwa 12 kwa tumaje gufunga, ariko iminsi mikuru itaragera, nza kujya aho ngaho nyine mu rugo. Urabona ndahageze mfite hejuru, bambaza amakuru ndababwira uko byangendekeye. So arambwira ati karibu rero mu rugo nta kibazo, nyine umwana mu rugo ko hari mu rugo. So nanone tuje gufungura ishuri, umwaka ugiye gutangira igihembwe cya kabiri. Mukecuru wanjye, urumva mama wanjye yabanaga na mukecuru ubyara mama ariwe nyagokuru nyine, aza kujya kunyandikisha ku kigo cy'ishuri rimwe. Ngiyeyo bambaza biroti, si umuntu turamwandika, biroti zawe zerekanaga ko ari umunyeshuri. Biroti ndazibura, wumva already naje nturotse. Urumva umuntu ugenda uturotse hari ibintu adatwara. Urumva agenda nagezeho ndabatsemera, avuga igihe ntabwo nzasubirayo, nimba ari ukwiga mu mpindure niga hano. Kandi Imana icyo gihe kwiga byaragoraga. Icyo gihe umunyeshuri yishyuraga amafaranga 400 muri leta. Amafaranga 400 ushobora kumva ngo ni make, ariko 400 icyo gihe yari menshi kuko umuntu mukuru yasoraga umusoro wa 400 icyo gihe. Nyumva igihugu kitangiye kwiyubaka, abantu basora ku buryo wagenda no mu isoko utaratanga umusoro bakagufata. Hari abantu bari bashinzwe gufata abantu bakareba nimba warasoze nyine watanze umusanzu wawe kugira ngo twiyubake igihugu. Nubona iki gihugu cyacu tugenda mu muhanda mwiza dufite umutekano, ntugire ngo hari abantu benshi bagiye bitanga. So rero niyo mpamvu mvuga agaciro k'ayo mafaranga yari amafaranga menshi cyane, 400. Icyo gihe umunyeshuri muri ibigo bya leta nyine yishyuraga amafaranga 400 kugira ngo yige ku gihembwe. Icyo gihe rero abantu babonaga amafaranga 400 yo kwishyura umunyeshuri bari abakire pe, bitewe n'aho igihugu cyari kivuye kicyubaka. So noneho ngiye kwiyandikisha, directrice waho uri kuri icyo kigo nyine ambaza biroti, se uyu mwana muraza kumwandikisha? Yigaga. Biroti zirihe? Ntazo. Ati ntabwo twamwandika nta biroti. Ntera imibare ndavuga ni se ko navuye kwa nyagukuru ntorotse, ndasubiraho njya gushaka biroti se bizakunda? Ubwo ndavuga ni aho kugira ngo usubireho ishuri narireka. Ubwo urumva ndeka ishuri kubera iki? Kubera ko nta biroti mfite kugira ngo banyandike. Icyo gihe umudirectrice yanze kunyandika pe. Ubwo nyine ubuzima bwanjye bwo kuba ku muhanda butangira aho ngaho. Mba mu rugo ndicara kabisa, igihembwe abana bakajya bajya kwiga nirwa nica aho ngaho mu rugo, nari nkiri n'umwana nirwa nicaye mu rugo, ubuzima buranga. Noneho icyo gihe inzara iratera, 2000 hatera inzara, hava ibintu bita izuba, inzara iragendera dukubita kabisa. Abantu bariho icyo gihe ngira ngo barabizi, izuba riracana pe. None icyo gihe nta n'imvura yagwaga, urumva kubera igihugu cyari bwo gisa naho kiyubaka, abantu bahunguka, ibiti byose baratemye bashaka uko bubaka. Nuko imvura itakiboneka, inzara iratera,
noneho ndavuga nti ubu ngubu nzakomeza muri ubu buzima gute, reka nshaka akazi. Njya gushaka akazi ko kuragira ihene. Icyo gihe bampembaga amafaranga 1000 ku kwezi. Akazi ndagakora, ndagira ihene ukwezi kwa mbere, ndagira ihene ukwezi kwa kabiri. Bo bigeze aho ndavuga nti ibi ntabyo, ndahindukira njya kuragira inka. Mbona kandi kazi nyine ubwo nari nteye imbere, mvuye ku 1000 mbona ko kuragira inka ku 2000 ku kwezi yari menshi kabisa. Amafaranga icyo gihe yari menshi. Bo akazi k'inka nako ndagakora muri uwo mwaka 2000, ndagira inka ndagira n'ihene mbivangavanga mbivamo, mbona biranze. Urumva ndicaye siniga, umuntu wageze umwaka wa 3. Ngeze aho ahantu mu rugo twari dutuye turimuka tujya gutura mu kandi gace, ariko hafi yaho n'ubundi urumva kuva mu mudugudu kuva mu mudugudu umwe ajya mu wundi. Turimuka, tumaze kwimuka noneho ahantu twari twimukiye muri uwo mudugudu wundi, nibwo noneho ubuzima bwavuze ndetse bizabigenda biti. Urumva ka kazi ko kuragira inka n'ihene nari nkaretse, noneho nangira icyo bitavuga nti noneho reka ntangire nikorere ncuruza ubunyobwa. Ntangira gucuruza ubunyobwa, nkajya ncuruza ubunyobwa mu kadobo kayiko nyine, ncuruza kayiko, nkajya ncuruza mu tubari, mu bimansuro, mu gasantere ngo ahantu za Karubamba murahazi muri Kayonza. Nkajya ncuruzamo ubunyobwa mu tubari. Ubwo hari mu 2001 nje nacuruza ubunyobwa, ariko mbireka mbura igishoro. Ubuzima bwo mu rugo bukakaye, abana kurya ari ikibazo. Urumva kwiga, urumva abandi bakajya kwiga ndaho, urumva nicara 2001 nicaye 2000, nicara 2001 ntiga nkora ako kazi. So noneho rero ndibuka mu 2002 mu kwezi kwa mbere, abandi bana bagiye gutangira igihembwe cya mbere, bakigezemo bizemo nk'ibyumweru 2. Nibwo naje guhura n'umubyeyi wagitabye Imana. Imana ikomeze iruhuko ridashira, ari we shimira cyane, kandi kuva n'ubuzima bwanjye ntibuhinduka umubyeyi nzamushimira. Nkeka ko ari mu ijuru, Imana ikomeze iruhuko ridashira, ndetse n'umuryango yasize nzicara mbashimire, kuko kuba mpagaze ubu ngubu ni ukubera we, kuko yankuye mu muhanda. Nk'uko akundi ngenda nyine ncuruza nyine mu tubari, nza guhura n'umugabo umwe umugabo umwe yarampemukiye cyane. Hano ni ukuri kwanjye nyine, muri ino story ni ukuri kwanjye, ni ukujya mbabwira ukuri kwanjye. Njyewe ntabwo njya menya guhisha, nababwira nyine ukuri kwanjye, kugira ngo n'umusitari nzabatumira nawe azababwira ukuri kwe. Nza guhura n'umugabo icyo gihe yari amaze kuba yari afite amafaranga, amaze gusezerwa nyine mu ngabo, yitwa Maburi. Mura nawe nyine kwa kuntu umuntu agenda acuruza mu tubari, ari mu kabari, arambaza mwabite ni byiza ucuruza ubunyobwa, ncuruza ubunyobwa, ese biragenda? Mbwa ni ukuntu stories zimeze two nkura, marambwa ati se ko mfite umushinga uhaguha akazi. Ndavuga ni rwose ukampaye byaba ari byiza. Ariko ibaze arambonye aho yambwiye ati uhagusubiza mu ishuri, ahita ambwira ngo uhaguha akazi, yani bita taking advantage. Avuga ni okay, nta kibazo. Umugabo turumvikana, arambwira ati rero ngewe mfite umushinga wo kuzajya nkora amandazi n'amasambusa, noneho se wakwangaja ngewe nkazajya nkora aya mafaranga, nkazajya nkora amandazi ukajya kuyacuruza mu isoko ukanzanira amafaranga. Ndavuga ni okay, nta kibazo, ntibyaruta kwirwa nzerera mu gasantere ncuruza ubunyobwa. Umugabo turumvikana, anyereka iwabo yari atuye nari nanahazi, duhana gahunda yo gucuruza ubunyobwa. Mbandabiretse noneho njya gukorera uwo mugabo. Umugabo ndamukorera rwose, mba niwe mu rugo ncuruza amandazi. Bazi mu isoko rya Rukara Karubamba, niwana ndahacuruza, ncuruza amandazi, akacuruza amandazi, agacuruza amasambusa. Numva agakora amandazi akayabara, nkajya kuyacuruza, nayamara nkamuzanira amafaranga yavuyemo, kuko nyine yabaga yayabaze. Nayamara ahasagutse nkayagara mu rugo nkamuveresa. Ndabikora ukwezi kwa mbere, ncuruza muri Karubamba, nkajya nshyikira mu Ruzi. Urumva nkajya njya mu isoko ry'Ikiramuruzi, Karubamba ryari ritaremye, nkacuruza mu isoko ry'Ikayonza. Ndagakora pe, kakora ukwezi kwa mbere. Ukwezi kwa mbere kurashira, none bishizeho umugabo akabona ntibigenda neza. Aravuga ati rero ntago bigenda neza. Icyo gihe twandukanye ko azajya mpemba 3000. Aravuga ati ntago bigenda neza, ndabona ntangiye guhomba. Ushobora kuba wenda yari yarize ku mushinga nabi.
ariko none ntabwo ari ukwiga ku mushinga nawe, ni kwa kundi nyine warabona umuntu atangiye business agakora business, noneho ya business akaba ariyo none ya mafaranga ariyo akoramo ashaka gutunga urugo. Icyo gihe umushinga we ntago wizeho neza. Nimba ugiye gutangira business, kora business, inyungu ubonye uyishoremo, wongere uyishoremo. Rero iyo ugiye gucuruza uvuga ngo ugiye gushinga iduka kandi iryo duka nzajya ngifashisha mu gutunga urugo, icyo gihe urahomba. Nkeka ko aricyo cyaduhombeje, kuko urumva inzu yarakodeshaga, yarishyuraga inzu, urumva, kandi agomba gukura muri ayo mafaranga nacuruje. So umushinga usa naho uhomba. Bohombye noneho arambwira ati rero nta kundi, ntabwo uzongera gucuruza. Kwanza nta nubwo yabimbwiye, yarambwira ati we ntacyo, uri hano mu rugo ujye ukora akazi ko mu rugo, n'ubundi igihe nzajya nguhemba, kuko yari afite abana batoya. Ndavuga nti okay, nta kibazo. Kandi ubwo twari twanumvikanye ko azajya ampemba 3,000. Urumva ukwezi kwa mbere nene gukoze ntiyampemba, ukwezi kwa kabiri kurarangira ntiyampemba. Ubwo urumva ukwezi kwa mbere nagukoze ncuruzo, kwa kabiri nkazajya ngira nkora akazi ko mu rugo nyine, kujya gusenya, kuvoma, guteka, kubanza ntago nari nzi guteka, umugore niwe watekaga, ariko nakora akazi ko mu rugo, kumesa imyenda, ibintu nk'ibyo. So ukwezi kwa kabiri ndagukora ntiyampemba. None ntangiye ukwezi kwa gatatu, ariko nkahagira umubyeyi unkunda cyane, Kecuru wanjye, bikamwanga mu nda, umwana wanjye ntiyiga biti. None sinzi ukuntu yaje kuvugana n'uwo mumama yitwa Immaculata, Imana nk'umugisha, mama Museveni, nyine amubwira agahinda kanjye, baza kundeba, barampamagara baza kundeba ahantu narindi. None ikintu cyateraga mama agahinda, kubera najyaga nyine nabonaga mwana najyaga mu rugo nkamwereka hano mu gatuza, hano hari harakobotse kubera kurira ibiti. Urumva najyaga nurira ibiti bya sipirano byaga mu kigo cya padiri, nkajya nyine nkuramo udushami twumye, nkadukata, nkatumanura nyine, nkadutema, tukagwa hasi, nkagenda nturundarunda tukavamo inkwi. So rero kwa kugenda wurira igiti nyine ukubaho, hano hari harakobaguritse, none akayibona, yabona hano mu gatuza ukuntu harimo inkovu, bimutera agahinda. Aza kubiganiriza uwo mubyeyi, agiye kumuhingira, kuko ababyeyi banjye bari Nyakabyizi, agiye kumuhingira, amubwira uburyo afite umwana atiga. Ariko uwo mubyeyi akaba ari mwene wabo n'umudirekiteri nyine w'iyo primaire iri hafi aho ngaho. Aramuganiriza, aramubwira ati umwana ntiyiga, akora akazi ko mu rugo, ukuntu yabaye nyine aramurira nk'umubyeyi nyine. Aramubwira ati umwana uzamuzane, hari abantu nzamuhuza nawe bamusubize mu ishuri. Nuko noneho baza kundeba, ambonye amarira yisutse, ahambwa ati umwana ungana gute umeze nkawe ukaba utiga, n'icyo wabuze? Ndamubwira ukuntu byagenze, mu ukuntu nagiye kwiyandikisha ku ishuri, bakanga kunyandika kuko nta biroti nari mfite, ariko atari amakosa yabo, nari naraje ntorotse kubera famille nari ndimo, nabonaga batanyishimiye. Ahambwa ati oya, ngwino hano. Aranjyana, agenda mpuza n'umusore umwe. Hari abasore bari bakirangiza kwiga icyo gihe, nabo babona kwa kundi umuntu aba yakirangiza kwiga yiyubaka mu 2002. Abasore 3 babanaga, aribo bamfashije, aribo nshingiraho ubuzima ndiho ubu n'ubu kugeza aya magingo. Amuje nabo bankura muri ako kazi gutyo, basa nabo banyadosemba umwana wabo. Gwera icyo gihe mu 2002 ntangira kwiga mu gihembwe cya kabiri, nabwo ntangira mu wa kabiri primaire. Bana nabo basore baranyigisha pe, mbana nabo, tubana, niga primaire mu wa kabiri, wa gatatu, wa kane mbana nabo, wa gatanu mbana nabo, wa gatandatu mbana nabo, segonderi mana abasore baranyigisha kurira ndangira segonderi. So rero abo ni abantu mfata nk'ingenzi mu buzima bwanjye bakomeye, kuko nta kintu nababuranye. Narize pe, narize, niga mu kigo cyiza cya padiri, primaire nyiga neza, ndanatsinda. Ariko abo ni abantu nshimira mu buzima bwanjye. So rero ubwo nibwo buzima nabayemo, usa naho bukakaya, ariko urumva ni ko nagiye nyine nkura, nca muri ibi ni ibintu bigoye cyane, nanashimira nabo basore bemeye kumfasha bakanyishyurira, ndetse umwe muri bo yaje kugura n'isambu. Mwumve ko narabagira neza, aza kugura isambu ayiha mu rugo bakajya bahingamo, kuko mu rugo nta sambu bagiraga. Yaza kubaha isambu rwose bahingamo kugeza mu rugo bimukiye iyo ngiyo za Rukara bajya gutura mu Mutara. So rero icyo nashaka kubabwira, wowe ukurikiye
iki kiganiro wowe unkurikiranye kuri 5 Star TV show, ntukihebe icyo ukunda uzakigeraho. So urumva muri cya gice cyawe nabaganije avuga ngo nzo umunyamakuru, ibyo byose urumva nabicagamo, ariko kubera ko hari aho nakuriye, kuko nigaga neza, kuko nigaga neza mba muri iyo famiye. So rero nk'uko nagiye mbibabwira, muri aka gace kanyaho nzajya mbatumira umuhanzi, tukaba twamukorera surprise, twakora surprise ku muntu wagiye umufasha ibintu bigiye bitandukanye. So ndagira ngo none mbabere urugero, mpamagare ntorere surprise umuntu, abo basore bamfashije, basore bagiye bamfasha mu myigire yanjye. Sinzi niba bari bunyita amasaha batari mu kazi, mpamagaremo umwe nawe nimuhamagara mushimire neza yangiriye, kuko hari igihe nzabitura ibintu nimara kugenda neza cyane, mbashimire. Nta kintu nigeze mbabwira kubera icyo gihe, urumva narangije secondaire 2012, ntabwo ndize muhamagara mushimire, kuko nari nzi igihe cyari kitaragera kugira ngo nzababwire ineza bangiriye, nzabashimire. So rero kamuhamagare numve kanyitaba, ndabanza kuko ni batatu bagiye bamfasha, barabanaga ari batatu, kandi bose bagiye bagira uruhare cyangwa se bashyira itafari mu myigire yanjye. Kamere kuri Alphonse, numve kari bwitabe, ni ubwa mbere ngiye kubashimira, imagine, kuko urumva nyuma y'ubuzima bwagiye. Halo? Oui, muraho neza? Meze mutese? Sawa. Iminsi myinshi. Ni umuhungu wawe? Ninde? Emile. Ariko Emile bite shabya, wowe turacyari umuhungu wanjye ko wanditse sha. Umva se? Umva nkubwire. Ubu tuvugana, uri live mu kiganiro cyanjye cyo bita surprise call. Ariko za Emile, ibyo bintu bigize ni ibiki sha, waraze ugaruka mu itangazamakuru? Narigarutsemo, ntubizi se kari passion yanjye. Iyo surprise call ni wiki. So surprise call rero ni ikiganiro ubu ngubu tuvugana na televiziyo nashinze, aho nzajya ntumira abasitari bagiye batandukanye tukaganira. So noneho noneho nkazambwira umusitari umwe, agahamagara nk'umuntu umwe yumva w'ingenzi wagize ikintu amukorera mu buzima bwe, ariko akaba yarabuze uburyo bwo kumushimira, ariko akabimubwira ko yamushimiye. So rero ubu tuvugana, nimo ndatanga urugero, ndaguhamagaye live, ndaza guhamagara n'abandi babiri basigaye ni wemereyeho, urabizi ubuzima bwanjye guhera 2000, imyigire yanjye, ntabwo nigeze mbona umwanya wo kugushimira. Donc ubuzima mbayeho ubu ngubu, ibyo byose nagiye ncamo, ahantu hose nagiye nca, kugeza ubwo ntangiye byuze kuvuga ngo ntangiye ubuzima bwanjye nanjye bwo kuba nakora akantu. Ndashaka ngushimire, ni ukuri kw'Imana, uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, ntabwo nabyibagiwe, ariko ni uko umuntu aba atarabona uburyo bwo kubikora. So rero ni itangiro, ndagira ngo ngushimire kugira ngo abantu bankurikira bumve ko Emile Scott ukina amafilime ugira gute, hari umuntu w'ingenzi mu buzima bwe agomba gushimira wamufashije. So rero ni mu buryo ngo uhamagaye kugira ngo ushimire, kandi ndagukunda, ntabwo nakwibagiwe, ariko nzi neza ko igihe kizagera noneho tukicara nkagushimira, kandi nzi ko uzabyishimira, nawe ubwawe uzabyishimira. Nawe ndagushimiye cyane kuko uri umuhungu wanjye mu rugero rwiza. Ibyo ari byo byose bishimisha umuntu, waba ufashije umuntu cyangwa se waba umurera, ariko uruhare agira rwo kugira ngo nawe agere ku cyo umuntu yifuza, nirwo umuntu ashima cyane kurusha ibindi byose. Kandi buri wese wakagize umutima mwiza wa kimuntu, akaba ashobora kuba yagira ubushobozi ubwo ari bwo bwose bushobora kugira icyo buhindurira umuntu mu buzima. Yego. Ikindi nanone no kuzirikana gushima, ntabwo buriya gushima bisaba kuba ufite ikintu kiri materiyo cyo kuvuga ngo mpaye umuntu umushimira. Ijambo gushimira
bifite agaciro kanini cyane buriya, byonyine riba rihagije, ariko nanone nta n'ikirenze navuga utakoze, kuko kuba hari ibyakozwe mu bushobozi ubwo ari bwo bwose, icyo umuntu yishimira ni intambwe y'ubuzima umuntu atera. yego, icy'agaciro ni icyo ngicyo. Ibindi buriya iyo umuntu agenda akura mu ndangagaciro bwo gufasha, kugira uruhare mu gushyigikira undi muntu, byatuma umunyarwanda uwo ari wese cyangwa ikiremwamuntu dushobora kugira umutima wo kuba hari abo dushobora kugirira umumaro mu buryo bitadusabye ibintu byinshi, bidusaba urukundo gusa, kuko buri rukundo rukora ibintu byinshi. wowe uri umuhungu wanjye cyane, ndi imfura yawe cyane cyane rwose. kandi imishinga utekereza gukora ibasha guhirwa, itera imbere, kandi iyo ukeneye kugishaho inama, buriya umwana arakura akaba umugabo, ariko ntareka kuba umwana ku babyeyi. bizajya bikeneraho inama n'ibindi, yemwe n'iryo tangazamakuru twarabikoze cyane. abo twafashije twagiriye inama bashobora kuba bamaze kuba ba professional, kandi natwe twarabitangiye tubijyamo tutari abantu bari professional cyane. ibintu bya mbere iyo ubikoranye ubushake, ukagira za ethique ugomba kuba wubahiriza, na skills zigenda ziyongera, hanyuma bikazageza n'igihe ushobora kuba waba professional muri icyo kintu. Magambo meza cyane. Ndagushimiye rero, kwari ukugutungura kugira ngo ushimire n'abakunzi banjye babyumve ko hari umuntu wagize uruhare mu mibereho yanjye kugeza magingo aya. Nta wundi ni wowe, kandi abigushimiye, kandi nzi ko mu gihe kigiye kuza hari byinshi uzagenda ubona, Urakoze cyane. Mwego sa surprise nanjye iranshimishije cyane. buriya ku munsi cyangwa se rimwe iyo ugize umuntu ukubwira ijambo rigushimira, nabyo ntibigira uko bisa. iyo surprise ni nziza kuri njyewe. Yego, thank you so much. sasa murakoze, ibihe byiza. Murakoze cyane. abyumvishe sasa. uyu ni umwe mu basore, muri bamwe muri aba basore batatu nyine bemeye kunyitangira nyine bakajya banyigisha guhera mu 2000. uyu we yabayeho n'umunyamakuru, by the way, yabayeho n'umunyamakuru kuri radio Izuba. So urumva ko ukwanga ubuzima bwanjye abenshi nagiye mbakurikiza. So uwere n'umwe noneho urumva bashobora kuba bazi ko nabibagiwe, ariko nabuze uburyo mbashimira. Reka noneho nshimira n'undi. Noneho uyu we n'ikizigenza. uyu ni umwe muri bandi ugize kugura isambu akayiha mu rugo bakajya bayihinga. we twarabanye paka. urumva uyu nguyu mpamagaye yagize kugera aho aza kwimuka bitewe no kwiga, aza kujya kure yacu, ariko ubuzima bwanjye akomeza kubukurikirana, akajya nsura no ku ishuri. noneho uyu nguyu akimara kugenda yitwa Alphonse, nasigaranye n'abandi babiri, uwo bita Jean Paul na Peter. abantu barabizi, bamfata nk'umwana wabo, bose ndi imfura yabo. ndaje mpamagare Peter kuko niwe twabanye ubuzima bwinshi, we na Jean Paul. ariko we ndamutinya, ndamwubaha cyane, sinzi ko ari bunyitabe. muhamagare numve, ndamutinya sana, ni grand frère wanjye ukomeye, sinzi ko ari bwitabe. mfite ubwoba, nshaka kumushimira, Imana imfashe nyitabe. we sara nyitabara, Imana imfashe nyitabe, kuko ntabwo namuhamagaza nimero azi. ivuyeho. sara nyitabara, Imana ifashe we, Imana ifashe Peter nyitabe.
ntanyitaba koko, ariko natanyitaba nzamuhereza link y'ikiganiro mushimire Peter warakoze ku bwitange wagize. Ntago anyitaba, katitaba fone koko ngo mushimire. Ntago yitaba, gusa ntago yitaba telefoni, ariko Peter rwose ndagushimira. Grand frere ni ukuri guhera 2000 unyigisha ishuri, waguraga imyenda. Grand frere ndagushimira Peter, guhera 2000 waranyitangiye, waguze isambu mu rugo barahinga ndi kujya baticwe n'inzara. Umudamu we nimba nanabireba rwose ufite umugabo mwiza ufasha. Nari ngwamagaye kugira ngo utungure, ariko nzi neza ko nubona ikiganiro uzabona ko nagushimiye. So rero imyaka yose itambutse, suko nabaye umwana mubi, suko nabaye kirara, ahubwo uburere wampaye, uburere wanyigishije bwatumye mba umugabo. So uburere nari ndimo ngushimira, ariko by'umwihariko hari igihe nzagushimira noneho byanyabyo. Uburere ko kwereka abakunzi banjye kugira ngo bamenye ubuzima bwanjye hari umuntu wawugizemo uruhare. So rero Peter ndagushimira, Imana uguhe umugisha. Bikamamagare undi Jean Paul wanyitangiye, nawe twariganye segonderi, sorry yaranyigisha segonderi, mbana nawe ubuzima bwanjye abuzi neza neza. Urumva bari babiri, urumva bari babiri. We ikigo nigagaho yagikoragaho, twabanye umunsi ku munsi, mba muri interina njya neza, nambara inkweto nziza, nicwa n'inzara, mba muri kantine. Kanaye muhamagare mushimire numve, nawe ndamutinya. Etanda abantu baramuzi, yaretanda ku kigo nizo abantu bize kuri école secondaire de Rukara barakiza, baramuzi. Suwe ntago anyitabye, kandi ndanga kubahamagaza nimero zanjye kugira ngo batamenya uwo ndiwe, kuko nshaka kubatungura. Ko atanyitaba koko, ko ndababaye. Ntago yitaba nawe. Allo? Oui, allo? Oui. Muraho? None. Iminsi myinshi. Yego. Nitwa Emile. Oui. Muhungu wawe. Akemere wamuginga ujya kubona muri filime. Cyo muri Kenya cyo ndibona muri filime. Naba mugore waho ngaho wantuza ukaka gahungu ke mu mutara. Bite. Ni sawa? Kigali bite? Kigali ni sawa? Aya waraje uratetse kandi wanamvugisha bamuginga. Ariko urabyemera ko ndi imfura yawe? Oya ewana cyane. Umva rero ubu tuvugana. Ubu tuvugana natangiye gukora ibintu bya YouTube. Byo kubunyamakuru abizi ko ari ibintu mwantoje nakuze nkunda. Ubu uri live mu kiganiro cyanjye. Uri live mu kiganiro cyanjye, hari agace nashyizemo bita surprise call. Aho nzajya ntumira abasitari bagiye batandukanye, noneho umusitari nkaba yatungura umuntu umwe cyangwa se babiri wagize uruhare mu buzima bwe, akamushimira live kugira ngo n'abantu babyumve ko hanze hari abantu bagifite umutima wo gufasha. Ubu rero uri umwe mu bantu, ubaye wa kabiri mpamagaye. Nari maje kuvugana na Alphonse. Yego. Nawe narimo mushimira. Ndabona nawe ngushimire, abafana banjye babyumve, kubyibuza bavuga ati Emile ubuzima bayeho, uburyo yize, hari umuntu wabigizemo uruhare. Aya bitwaye iki se niriwe? Ni ukuri ndagushimiye. Ahubwo ngize amahirwe ndimisana guprofita. Yego. Ndashaka kuzaguhuza n'abatetse hano baraga koperative tugira ko Musanze. Ka filmmakers. Yego. Bafite ibikoresho, bafite kamera, bakora amafilime, bafite ibiki, rimwe nzaguhuza nabo bapanga burere nabo project mwakorana. Yego nta kibazo rwose. Nzaguhuza nabo bapanga. Rero nari mushimira abantu. Urabizi uri grand frere, ukaba papa wanjye, urumva? Nize neza, ntirukanwa ku ishuri, ni ukubera wowe. Nta kibazo, nta mpamvu yo kubirondera, wowe bipanga ukuri kubipanga agenda hari birwose. So nagira ngo ushimire kugira n'abantu babyumve. Yego. Bavuge bati hanze haracyari abantu bafite umutima wo gufasha. Ngushimire pe, uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, kandi igihe kizagera ngo noneho ngushimire byimazeyo.
oya igikuru ni ukubaho iyo umuntu ageze ubuzima biba ari byiza nta problem. Ubwo ikiganiro nikiboneka nigisohoka uzabibona. Oya uzakansindikire neza. Yego. Sawa sawa. Rero ashobora kuba yarari bize, yitwa Jean Paul ni umuntu wanyigishije, abantu bamuzi yaretanda ku kigo cyacu. Ni umuntu wamfashije mu buzima kugira ngo mbeho ni ukubera we. Abo batipe uko ari batatu kugira ngo mumenye Emile uwo ari we Isaie Emile Scott ni ukubera we. Reka nongere mpamagare Peter numve nawe kanyitaba. Numve kanyitaba bwa nyuma, natanyitaba ubwo nyine ubwo nta kundi, ariko nawe ikiganiro gisohoka azakibona kandi nawe umushimira. Numve ko yitaba papa wanjye, ariko waba ari busy, ashobora kuba ari mu kazi, ntabwo namurenganya, kandi nimero atazi nayitaba keretse muhamagaje yanjye, kandi si uwamuhamagaza yazira, iyo byaba byiza. Ntago yitaba ariko Peter ikiganiro gisohoka ni ukuri ndagushimira. Abantu ko ari batatu ni abantu bagize itafari ku buzima bwanjye. So rero guys, nsoza iki kiganiro ndabashimira, kandi ariko mbabwira ngo mukore subscribe and share and comment kuri 5 Star TV show. Komeze mushyigikire mu nkunde, noneho kandi munanyandikire kuri Instagram yanjye, kuri TikTok, mumbwire ati turashaka uyu muntu n'uyu uzamutubariza ibi n'ibi, sibyo? Noneho kandi nzagenda mbahuza nawe no mu kiganiro hagati. Nshobora kuhamagara umusitari runaka, nkaba umufana umwe namuhamagara bakaba bavugana live, mbese nawe akavugana n'umufana, sibyo? Umusitari akavugana n'umufana, kuko ari abantu baba bakunda abantu ariko badafite amahirwe yo kuba bavugisha. So rero guys, reka nsoreze aha ngaha ikiganiro cyanjye cyari ukubashimira, mbaha n'ubuhamya bwanjye, uburyo nabayeho, uburyo nakuze, uburyo abantu bagiye bamfasha. Reka rero mucyo nise inkuru yanjye, mucyo nise ukuri kwanjye, reka nkisoreza aha ngaha. Ubwo ubutaha zagenda mbakubita amasho agiye atandukanye. Mukomeze mukore subscribe, share and comment. Ciao. Grand friend, agushimira Peter, guhera mu 2000 waranyitangiye, waguze isambu mu rugo barahinga ndi kujya baticwe n'inzara. Umudamu we nimba nanabireba rwose, ufite umugabo mwiza ufasha. Nari ngwamagaye kugira ngo utungure, ariko nzi neza ko nubona ikiganiro uzabona ko nagushimiye. So rero imyaka yose itambutse, suko nabaye umwana mubi, suko nabaye kirara, ahubwo uburere wampaye, uburere wanyigishije bwatumye mba umugabo. So uburere nari ndimo ngushimira, ariko by'umwihariko hari igihe nzagushimira noneho byanyabyo. Uburere ko kwereka abakunzi banjye kugira ngo bamenye ubuzima bwanjye hari umuntu wawugizemo uruhare. So rero Peter, ndagushimira, Imana uguhe umugisha. Reka mpamagare undi Jean Paul wanyitangiye, nawe twariganye segonderi, yaranyigisha segonderi, mbana nawe ubuzima bwanjye abuzi neza, urumva bari babiri. We ikigo nigagaho yagikoragaho, twabanye umunsi ku munsi, mba muri interina, njya neza, nambara inkweto nziza, nicwa n'inzara, mba muri kantine. Kanaye muhamagare mushimire numve, nawe ndamutinya. Etanda, abantu baramuzi, yaretanda ku kigo nizo abantu bize kuri école secondaire de Rukara barakiza, baramuzi. Suwe ntago anyitabye, kandi ndanga kubahamagaza nimero zanjye kugira ngo batamenya uwo ndiwe, kuko nshaka kubatungura. Ko atanyitaba koko, ko ndababaye. Ntago yitaba nawe. Allo? Muraho? Noneza. Iminsi myinshi. Yego. Nitwa Emile. Muhungu wawe. Emile wamuginga ujya kubona muri filime. Cyo muri Kenya, muri filime. Nawa mugore waho ngaho wantuza ukaka gahungu ke mu Mutara. Bite. Ni sawa? Kigali ni sawa? Aya waraje uratetse kandi wanamvugisha bamuginga.
ariko urabyemera ko ndi imfura yawe? oya ewana cyane. Umva rero ubu tuvugana natangiye gukora ibintu bya YouTube byo kuba umunyamakuru, abizi ko ari ibintu mwantoje nakuze nkunda. Ubu uri live mu kiganiro cyanjye. Uri live mu kiganiro cyanjye, hari agace nashyizemo bita surprise call, aho nzajya ntumira abasitari bagiye batandukanye, noneho umusitari nkaba yatungura umuntu umwe cyangwa se babiri wagize uruhare mu buzima bwe, akamushimira live kugira ngo n'abantu babyumve ko hanze hari abantu bagifite umutima wo gufasha. Ubu rero uri umwe mu bantu, ubaye wa kabiri mpamagaye. Nari maje kuvugana na Alphonse. Yego. Nawe narimo mushimira. Kugira ngo nawe ngushimire, abafana banjye babyumve, byibuze bavuge ati Emile ubuzima bayeho, uburyo yize, hari umuntu wabigizemo uruhare. Aya bitwaye iki se niriwe? Nukuri ndagushimiye. Ahubwo agize amahirwe ndimisera na guprofita. Yego. Ndashaka kuzaguhuza n'abatetse hano hari agakoperative tugira ko i Musanze. Ka filmmakers. Yego. Bafite ibikoresho, bafite kamera, bakora amafilime, bafite ibiki, rimwe nzaguhuza nabo bapanga burere nta projet mwakorana. Yego, nta kibazo rwose. Nzaguhuza nabo bapanga. Yego, rero nari mushimira abantu. Urabizi uri grand frère, ukaba papa wanjye, urumva? Nize neza, ntirukanwa ku ishuri, ni ukubera wowe. Nta kibazo, nta mpamvu yo kubirondera, wowe bipanga ukuri kubipanga agenda hari rwose. So nagira ngo ushimire kugira n'abantu babyumve. Yego. Bavuge bati hanze haracyari abantu bafite umutima wo gufasha. Ngushimire pe, uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, kandi igihe kizagera ngo noneho ngushimire byimazeyo. Oya, igikuru ni ukubaho, iyo umuntu agize ubuzima biba ari byiza, nta problem. Ubwo ikiganiro nikiboneka nigisohoka uzabibona. Oya, uzakansindikire neza. Yego. Sawa sawa. Rero ashobora kuba yarari bize, yitwa Jean Paul. Jean Paul ni umuntu wanyigishije, abantu bamuzi yaretanda ku kigo cyacu. Retanda ku kigo cyacu ni umuntu wamfashije mu buzima kugira ngo mbeho, ni ukubera we. Abo batipe ko ari batatu kugira ngo mumenye Emile uwo ari we, Izisa Emile Scott, ni ukubera we. Reka nongere mpamagare Peter numve nawe kanyitaba. Numve kanyitaba bwa nyuma, natanyitaba ubwo nyine ubwo nta kundi, ariko nawe ikiganiro gisohoka azakibona kandi nawe umushimira. Numve ko yitaba papa wanjye, ariko waba ari busy, ashaka kuba ari mu kazi, ntago namurenganya, kandi nimero atazi nayitaba keretse muhamagaje yanjye, kandi so uwamuhamagaza yazira, ibyo byaba byiza. Ntago yitaba ariko Peter ikiganiro gisohoka, ni ukuri ndagushimira. Abantu ko ari batatu ni abantu bagize itafari ku buzima bwanjye. So rero guys, nsoza iki kiganiro ndabashimira, kandi ariko mbabwira ngo mukore subscribe and share and comment kuri 5 Star TV show. Komeze mushyigikire, mu nkunde, noneho kandi munanyandikire kuri Instagram yanjye, kuri TikTok, mumbwire ati turashaka uyu muntu n'uyu, uzamutubariza ibi n'ibi, sibyo? Noneho kandi nzagenda mbahuza nawe no mu kiganiro hagati. Nshobora kuhamagara umusitari runaka, nkaba umufana umwe namuhamagara, bakaba bavugana live, mbese nawe akavugana n'umufana, sibyo? Umusitari akavugana umufana, kuko ari abantu baba bakunda abantu ariko badafite amahirwe yo kuba bavugisha. So rero guys, reka nsoreze aha ngaha ikiganiro cyanjye, cyari ukubashimira, mbaha n'ubuhamya bwanjye, uburyo nabayeho, uburyo nakuze, uburyo abantu bagiye bamfasha. Reka rero mucyo nise inkuru yanjye, mucyo nise ukuri kwanjye, reka nkisoreza aha ngaha. Ubwo ubutaha zagenda mbakubita amasho agiye atandukanye. Mukore subscribe, share and comment. Ciao.